mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Evan yari ari kumva ya mama we amavuga amagambo akomeye. Ese aho yarakomeje ntabwo ntiyarakomeje. Reka inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri Evan aba ari gusuka amarira avuga ati mama, ikosa rya mbere wakoze nuko wanzanye kuri iyi si. Banumva hari ubaye uri hano nakubaza ngo kuki utigeze wumvira Ari. Iyo uza kumvira Ari ntabwo wakabaye uryamye hano. Iyo uza kumvira Ari ahari wari kugira n'ubuzima bwiza. Ndetse ubundi mama ko wandwaniriye ishyaka ukarwana no kugira ngo mbeho, still ukagenda utanze utanambonye ntuzi ukonsa kuko nanjye ntazi isura yawe nangwa se ishusho yawe uretse kubona ifoto byonyine, kandi ibyo ntacyo bivuze. Mama n'ubundi waruhijwe n'ubusa. Icyo warwanagaho umva hari kizaba icy'umugisha cyabaye icy'umuvumo. Mama nkunda kuvuga ngo navutse mu rukundo rw'ikinyoma. Ahari niyo mpamvu nyura muri ibi byose. Ahari niyo mpamvu mpura n'ubu buribwe. Ahari niyo mpamvu nta byishimo nta munezero ngira. Mama wari umunyamahoro pe. Njya numva ibigwi byawe. Nabwiwe byinshi Maya yagukoreye. Ndetse n'umubyeyi gito mfite ngo ni Ari. Mama nakubeshye ndumva nuzuye urwango. Nakubeshye ndumva nuzuye umujinya. Mfite uburakari. Ndumva ikintu icyo ari cyo cyose biri munsi abe ndi bugikore. Ariko mama ngiye guhaguruka, nta muntu uri bumpagarike. Nashatse kubaho mu buzima butarimo amahane, butarimo gushwana, butarimo ibiki, ubuzima butuje. Ariko ntabwo ari cyo Maya yashakaga. Mama nagerageje kuba umwana kuri Maya. Naratotejwe, naraburaye, narabwiriwe, nakuwe mu ishuri. N'uyu munsi kariya yanjye ihari idahari. Icyo nshima Imana nuko yampaye impano. Iyo ngiye birakunda, ariko ibyo ntabwo ari byo nshaka. Sinshaka kuba nka data. Mama uzi impamvu nahisemo gukora nk'ibyo data yakoraga? Nuko nshaka kugira ngo nzereke data ko uko waba ufite isene kose, uko waba uri famasi kose, uko waba ufite izina kose, bitaguha uburenganzira bwo guhemuka no gukora nk'ibyo yakoze. Gusa mama ndabizi neza ngiye kugutenguha nkora ibitandukanye n'ibyo wowe ubwawe wifuzaga ko nkora. Ngiye kuba ituze utandukanye n'uwo wowe ubwawe wifuzaga ko mbawe. Ahari wanyise ituze kuko wari uzi ko nzahamana umutuzo, nzaba ndi umunyamahoro. Nibyo mama,
izina ni ryo muntu pe. Nakuze ndicishwa aha, nakuze ncishwa bugufi, ndi umunyamahoro. Ariko mama, ngiye kwiyambura uyu mutuzo, ngiye kwiyambura ubumuntu. Mama, rimwe na rimwe hari igihe bigusaba kuba nk'inyamaswa kugira ngo urinde ubusugire bwawe, kugira ngo urinde abo ukunda kandi urinde n'ibyo ufite byose, ukemera ukaba mubi ku bantu kugira ngo ugire ibyo usigasira. Ntako ntageze ngo mbe mwiza kuri Maya ndetse na Ali, but this is too much. I'm tired, I'm fed up, I'm really fed up. Eva nahera akahaguruka mu burakari bwinshi, agaruka kwa muganga, arabanza akaza akareba Lydia, akaza ubona rwose yahindutse afite uburakari. Lydia akimubona avuga, mwana wanjye kumeze gutyo, ubona wahindutse. Yabona ati ariko ntabwo nahindutse, ndacyari wa wundi. Lydia ati se ko wawinjiraga hano ufite ubwoba n'igihunga, mbona noneho winjiye undeba cyane unyitegereza, nuko wahanzweho, hari ibindi bintu byakwinjiyemo. Evan ati senga, umbabarire kuko natinze gusobanukirwa no gufata icyemezo, natinze guhagarara ngo mangane n'ikibi kiri muri Maya. Nakomeje kugenda mpunga inshuro nyinshi, ibibazo byansatira ngahunga, ibibazo byansatira nkiruka. Iki ni cyo gihe ngo mpangane n'ibibazo byose. Ese ubundi nziruka kugeza ryari? Ese ubundi nzahunga kugeza ryari? Ntabwo ngikeneye guhunga, ntabwo ngikeneye gucishwa bugufi imbere y'abo nakwiye gucira bugufi. Ese kuki ubundi ntagize ubu bwenge na mbere hose? Iyo nza gufunguka ku maso na mbere, nta muntu n'uyu n'umwe wari kubabara, nanjye ubwanjye sinari kunyura mu buribwe nka buriya. Ariko sometimes hari uburibwe tunyuramo kugira ngo twige. Ahari Maya yagombaga kumbera ishuri, ariko nubwo nizira ishuri narisibiyemo inshuro nyinshi kuko amaso yanjye yaragifunze, nari nyihumye, ntabwo nabashaga kubona no gutekereza. Ariko mama, ntabwo nitaye ku magambo Lina yavuze, sinitaye no ku byo yasize avuze. Ngiye guhangana. Lydia atoya mwana wanjye, urahangana ute? Urahangana uriya mugore ni ikibi kigendana n'isekibi. Evan ati ubu ngubu ntabwo ndi kumutinya, nta bwoba n'ubu na buke mufitiye. Akiri aho ngaho ari kuvuga ibyo, ajya kubona akabona Tani yarinjiye. Ariko akinjira asa n'ufite igihunga, ndetse akaza yambira Lydia. Avuga ati senga nari ngukumbuye. Evan biramucanga, irakabaza Taniya, avuga ati wari umukumbuye itese? Bose uracyagira umutima? Ahubwo uje kwenda iki hano? Uje kuhakora iki?
Tania ati ariko nari mbakumbuye mwembi. Evan ati vana uburyarya aho ngaho wari ukumbuye ndetse ahubwo sohoka hano. Lydia ati Evan sigaho uyu ni mushiki wawe. Evan ati aya mama ubwe yaranyihakanye ubwe yatuje akanwa ke aravuga ngo ndago ndi musaza we ambwira yuko anyanga ambwira ko atifuza kuzongera kumbona mu buzima bwe. None ibi bintu uri kumbwira ni biki? Yahisemo mama we yahisemo uriya mugore w'umugumu. None arakora iki mu buzima bwacu? Lydia ati sigaho wa mwana we usi kosa rikosora irindi ariko wamwumva buri afite impamvu yabivuze. Evan ati ibyo ntabwo bindeba ubu icyavuye mu buzima bwanjye cyabuvuyemo singabu nahumutse ndimo ndabasha kureba nta muntu uzongera kunyihisha nta n'umuntu uzongera kuza ambwira ubusa. Tania ahera akabona Evan akabona yahindutse akavuga ati okay narinzaniye senga umuti basi niba utanshaka hano reka nigendere. Evan ati twara ibyo bintu byawe nabwirwa n'iki ko nyoko atagutumye se udafite ibindi uzanye byo kugira ngo wongeremo uwo muti se n'uyi no kuvura ibiki? Umva we twara sohoka va hano. Tania ati nyamara wanyuma narinzanye umuti ushobora guhereza Jaya ndetse na Senga bose bakaba bakira. Evan kuri iyi nshuro nyizera. Evan ati njye nkwizera. Jewe ituze Evan umwana wa Lina mungu wa Lina ikinege kuri mama singira umbanziriza n'uzamperuka kuko ntazigera baho. Jewe mfata icyizere cyanjye nyiguhereza wowe watuje akanwa kawe uvuga ko unyanga. Wari uri gukina n'ijambo ndakwanga se siko nta soni ugira. Tania ati ntabwo nkwanga reka basi ngusobanurire impamvu yabindeye. Bana tubwo nyoko niba yagutumye afite ibyo yagutumye ugenda umubwire ngo urimo uribeshya. Tania yasohoka genda n'ibyo bintu byawe byose ufite ubijyane. Tania ati please nyumva ese urabona ari njye wishimiye kubona Senga apfa? Ese urabona ari njye wishimiye kubona girlfriend wawe agenda? Nta nubwo njye nanamuzi uwo Jaya sindanamubona nta nari mu bigize unanganiza ngo umbwire ko ufite girlfriend. Evan ati nari kubikuganiriza gute? Wari uhari mama wawe ntiyari yarakujyanye ntiwagaruze usanga narakuze aho waziye ntiwaze usanga ndi mu bibazo waje udasanga ndi mu bitaro aho nyirukiye se mvuye mu bitaro hadaciye kanga byagenze gute? Ntago Senga yereka rwara mu burwayi bwe wambwiye ngo iki? Ntago ari bwo wambwiye kunyanga ukambwira ngo ntago wasiga mama wawe ngo mama wawe ngiki niki. Oya attention uje kunyinira filme hano. Tania ati Evan nukuri nyumva. Evan mu burakari bwinshi ahera akasohora Tania akamusohora Tania mwinginga avuga ati nyabuna basi njye niba udashaka kunyumva fata uyu muti utabara ubuzima bw'aba bombi babiri. Evan yanga kumva Tania ahubwo akamusohora ibitaro ndetse akanamwirukana akamwirukankanira kure
yaba yicaye mu modoka byose biri kuba abireba. Tani yarababara ko yinjira mu modoka ari marira. Maya ahera akaseka akavuga ati ariko nakubwiye, ubundi urashya warura iki? Urarwana n'iki? Uri aho ngaho ngo uri kurwana ngo ku buzima bw'abantu batakwitayeho, batanagupfuyeho, batanazi n'igihugu kirwana n'ikindi. Taniya uri umusaza ariko reba uburyo Eva nagusohoye, agusohoye nk'imboho, usohoye nkaho nta kintu umaze, kandi wowe wumva gufite impuhwe ngo ugiye kwita ku bakunda. Wabibonye bimwe nakubwiraga. Yasiga nyina akajya heza, yasiga iwabo kwa nyirakuru nako iwanyu waso akajyayo. Buriya kuriya yakwigaragaje arimo arakwereka cukara yiwe n'umugome nka nyina, acecekanya ubugome bwinshi. Kandi yahera akarakara agakubita mama w'urushyi akavuga ati mama ziba, byose n'amakosa yawe. Ayahera ko yikanga akavuga Taniya ni wowe utinyutse. Taniya ati ahubwo mama ugize amahirwe turi mu modoka, nawe uriya tuza kuba turi mu rugo nkaguhana kibyeyi, warambyaye ariko naguhana kibyeyi. Maya ati ariko wasaze uranyihindutse se? Taniya ati mama byose ni amakosa yawe. Iyo utaza kugira ukwikunda no gushaka ibya mirenge no kumva ko ibyiza ari we bikwiriye gusa, ntabwo ibi byose byakabaye bibaho. Ese mama ntabwo ubona ko turi kunyura mu ngaruka z'ibikorwa byawe? Maya aho gusubiza Taniya ahera ko yakserera imodoka akavuga ati wasaze utahe, ufite umujinya wa musaza wawe, gusa ndakubabariye ukoze ikosa nawe ubwawe utabyiteguye. Taniya araseka akavuga ati mama tekereza ko urushyi ngurukubise ntari mbiteguye ze? Urumva bingwiririye? Yego ndabizi ko mu muco nta mwana ujya utinyuka gukoza umubyeyi w'urushyi cyangwa se ngo amutunge urutoki, ariko mama nta nubwo wowe ukwiye inkoni gusa, ukwiye ibihano. Nanjye ubwanjye ntazi uko bingana. Ariko se ko nzi ko turi kuri side imwe, aka kanya uhindutse uti? Taniya ati mama kwanza hagarika imodoka yawe, hagarika imodoka yawe nsohoke. Mama yatumenya bakuruze ndi bujye kukuvuza, kwanza nta nubwo ari nawe ntegeka. Aramwihorera. Taniya ahera agatuza, we na mama we bagatahana, ariko agataha afite umujinya, ari nako yibuka amwe mu magambo Evan yagize gutya akamubwira. Bagera mu rugo Taniya agira ati akajya mu cyumba cye akaryama ariko akabura amahoro, ari nako yibaza mu mutima ese buriya koko Evan yarakomeje? Sikari ubwa mbere nari mubonye arakaye kuri iriya extent, niba ari kuri arakara nabi. Akumenya naramubabaje, simana nagombaga kubikora, nta yandi mahitamo nari mfite. Ariko ndizera nyuma na nyuma kuri kuzajya ahagaragara kandi ukuri kuzatsinda.
musaza wanjye, ahari ubu ndakumva nawe bimaze kukurenga. Ibibazo byakubanye uruhuri, nta na rimwe wigeze wicara guseke wumve ukuntu guseka bimera. Wabaye mu buribwe gusa, none ubwo buribwe ndabona hari bugiye kuguhindura inyamaswa. Mana, ndakora iki kugira ngo ngarure Evan? abarimo yibaza byinshi, afata telefone ngo ahamagarire Evan, ariko nanone akibaza ese nimuhamagara ndamubwira iki? Ese hari bunyitabe? Agerageza guhamagara Evan, aho kugira ngo Evan yitabe agahera akamukopa. Ahera akabona ko ibintu byahindutse kandi byamaze guhindura isura. Aribaza akavuga ati mana, ndakora iki? Ese ndabigenza neza? Agira atya agafata telefone agahamagara Latina, akamubwira ati Latina, ndumva mfite ubwoba, ndumva byandenze, sinzi icyo gukora. Latina ati bigenze bite? Tani ati sinzi aho nahera nkubwira. Ndahera akamubaza ati none se basuri, mbwira ahantu urimo gusange. Tani ati hoya, ahubwo ngereka nzi iwanyu, kuko hano ndi ntabwo ntuje. Ati nta kibazo, ngwino basi sinze ngufate, urashobora kwitwara? Tani ati humura ndibwitware, ndibwizane. Ati natoke, nta kibazo ndagutegereje. Tania agira atya akitegura, ahindura imyenda, ubundi agasohoka. Agisohoka mama we aramubona, akamubaza ati kandi ubwo ugiye aya masaha y'ijoro? Ugiye urabona butari kwira? Tania ati ariko mama haracyari kare, ndabona ari 12:00 n'iminota 9, so rero haracyari kare. Ati na mwana w'umukobwa ugomba kurenza 12:00 ataragera mu rugo, none wowe ugiye kuzisohoka ngo ugende? Kandi atari kawo hari kera. Ikindi genda kuze, ntabwo ndi uruhinja uhereza amategeko, ntabwo se ukigenga. Mama, I'm old enough, ubyibuke. Ati none ugiye iri joro? Kandi atari ko ntabwo ari nijoro, ngiye kureba Latina, ntabwo ndi butinde. Mayata ariko urabizi ko so yinjira muri iyi nzu ari wowe wabaza? Tani ati ndabizi, ndambike ngashuba ko ndi butahe nyine ataraza. Tania ahera akasohoka akigendera. Akimara gusohoka hashira akanya, ari nawe agataha. Koko akigera mu rugo abanza kubaza ngo ese Latina ari hehe? Abanza kubaza ngo ese Tania ari hehe? Ati hari aho yerekeje, amenya hari mu kazi bamuhamagaye byihutirwa.
okay. Ataricara Eva nayo irakahinguka arakimubona ahera ko yikanga kavuga ati niko se sha nzi ko utazagaruka hano none inzira zikwerekeje hano zibwiwe n'ikira nzi ko watwanze ariko niba utahutse karibu mu rugo iwanyu aha ni kwa Sosha. Eva naraseka ariko agaseka kagatwenge kuzuye ishavu ndetse n'agahinda bivanze n'umujinya. Akavuga ati Ali ntago nje hano kuko ngarutse mu rugo ahubwo ari ikintu kinzanye. Arati ni iki se niba udatahutse ni ikihe kindi kintu kikuzanye hano hari ubufasha ukeneye se? Evan ati Ali nta na rimwe nzigera nkenera ubufasha bwawe nta na rimwe nzigera nkenera ko wowe hari ikintu n'iki na kimwe umfasha. Ese ubundi wamfasha iki ko wuje ubugwari n'ubuguru? na mama wanjye ntiwigeze umufasha ntiwigeze umubera imfura nabura ngo unamwiture umuhereze urukundo nk'urwo yagukunze. Ari ubufasha nari ngukeneyeho bwari ubwo kunkunda nk'umwana wawe nabura abaho ntibaza impamvu mfashwe nabi wagombaga kumpa urukundo nibwo bufasha bwonyine nari ngukeneyeho. None ubu ngubu umaze gukora nzi kurobanura icyatsi n'ururo nzi kumenya ikibi n'icyiza ntabwo aribwo nkeneye ubufasha bwawe. Gute nakenera ubufasha bwawe nyuma yo kumenya ubugwari bwawe bwose? Gute nakenera ubufasha bwawe nyuma yo kumenya ubugome bwose wakoreye mama? Ibibaho ntabwo nshobora. Niyo bambwira ngo ari natagufasha urapfa nahitamo urupfu aho kwemera ubufasha bwawe. Aratari ko se sha njyewe so ninjye uri kubwira gutyo? Evan ati naguri data wiyambuye kuba data umunsi ubwira mama yuko utiteguye kwitwa papa ahubwo iyo ndigomba kuvamo. Wiyambuye kuba data umunsi wananiwe gufata icyemezo guma agaciro nk'umwana wabyaye. Wiyambuye icyo cyubahiro umunsi mama ava mu buzima hejuru y'amakosa n'amafoto yawe. Ese ubu nakwita data shingiye kuki? Navutse utabishaka aho kugira ngo ukosore n'ayo makosa nabura ngo mbere umubyeyi aho kumbera umubyeyi. So ndabyita iki? Uzi uburyo bwiza nabivugamo. Umeze nk'uwantaye mu manga umeze nkaho umva nkubwire Ale wowe mba numva ntazi classe nagushyiramo kuko ndayishaka nkayibura. Uri ikigwari pe wahemukiye mama nanjye utansize ariko ntacyo byari igeno ry'ubuzima. Ahubwo mfite ikintu kinzanye hano
namaze kumenya ko hariya mwita ngo mukorera business ari umutungo wa mama, kandi namaze kumenya ko ibyo byose mama yasize bigomba kuba ibyanjye. So mbahaye igihe gito cyane ntarengwa, iminsi itarenze 3 yo kuba mwasohotsemo. Niba hari ibintu byanyu birimo mukabikuramo, nanjye nkeneye kwashyira business yanjye. Nahera ko yikanga kandi akanaseka, akavuga ati Evan, Lydia yagushutse se? Yagushutse ngo uze witware gutya? Ahubwo si ibyo uvuga byari ibya mama wawe ni ibiki? Rina hari umutungo yagiraga uturutse heza, biriya ni ibyacu. Evan ati Maya, nakoze ikosa ryo kuguha ibyangombwa. Nari nzi ko nimbiguhereza biri bukemura ibibazo byose. Nakomeje kwigira umwana mwiza, nemera gucishwa bugufi imbere yawe, ngira ngo ahari wenda uzaduha amahoro n'agahenge, ariko naribeshyaga. Niyo mpamvu rero nkeneye buri kimwe cyose naguhaye, ntitaye ko ibyo byangombwa nabiguhaye. Ndashaka ko hari muhasohoka, kuko nimudasohoka njye namwe turabarana. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese kuko Evan arakomeje, none se azahangana gute n'uyu muryango? Nakwita ko agiye guhangana na papa we ndetse na mukase, bahanganira imitungo, ibyangombwa arimo y'ubufite. Yose twibaza ni mu bice bizakurikira. Ngo yitwa Warahemutse, yewe nitwa Atete, ibyo yandika kandi ni nanjye wibagezaho.